The Zoom TV 24 kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Ukwe urabona bwari bukwiye. Bravo kwe rwose nkurikije n'ura mucecuru n'imitsi afite nabwo urabona byapfiriye hese. Nukuri ura musore nyine byanga bikunda hari impamvu yatumye abukora idasanzwe kuko ura mucecuru ntabwo ko byana rwose ntabwo ura muhungu yakunda ura mucecuru uko kubera iki satamukunda nta rukundo hari arurimo kuko ura mucecuru cyambere cyo turebye physical appearance nta kintu na kimwe cyakurura umuhungu kugira ngo akunde ura mucecuru bavuga ko afite ibipango ariko afite n'ibindi bintu byinshi nese ubwo ntiwumva uwo muhungu tageta afite ubwo nyine ahari ubwo namara gushyikira ibyo bipangu ariko ubundi se basezeranye ivangamutungo rwose ubwo se ntiwubyumva umuhungu nyine namara kubona ibyo bipangu nyine azaba kabaye ariko nk'abahungu nk'amwe mwabyakiye ute mubonye umuhungu arongoye uriya muhungu yaradushebeje ntabwo yarabuze nk'umuntu bangana nyine ku buryo cyangwa wenda afite no kwashakuriye kanisubireho kubera ko buri muntu nyine aba afite intego yo mu buzima ntabwo yadusebeje kuko ntawamenya nanjye wasanga byambaho nawe ubonye ibipangu ushobora gushiduka reka mbwire nubwo afite imyaka ijana nyine afite akantu mbona hari icyo nzamukora nabyemera mugakomeza mukabana se oya mukabana nyine byagenda utubwo nyuma kandi mwasezeranye kubana mwahita mutandukana twabana nyine tukagumana ako ye ntabwo yaba anyuze umutima wanjye mu bitekerezo byawe iyo urebye ubona uriya muhungu azakora divorce n'uriya mugore bakagabana ibintu ngiye mu bitekerezo byanjye hari option ebyiri bashobora kuzabana atamwishimiye nyine akajya amuca n'inyuma kukunda cyangwa se agashaka impamvu runaka yatuma bakora divorce naho k'urukundo kose pe nta rukundo iriya foto mbonye itumye mbona nta rukundo rwawe turagushimira urakoze ubukwe bw'ejo warabubonye ni ubukwe bwatangaje abantu benshi wewe ubona uriya musore ashyingiwe n'uriya mugore wabyakiye ute bwa mbere wumvaga ari ibintu bishoboka koko ngiye ku giti cyane nta kibazo kirimo kuko yaramukundaga mbese ubundi ku cy'abasore ubundi bashaka abacicu twe ntabwo duhari ariko abasore twaze tuganira n'uyu yabivuze avuze ati barakundanye kubw'urukundo yamushatse kubw'urukundo wowe bitekereza yize ubundi ngiye kamubwira umuhungu yakunze umukecuru w'umugore cyangwa se umukobwa ntacyo bimbwiye kise njye nanjye naragumiwe none navuga ngo ntiharimo ikibazo ahubwo sinagumiwe nimba rero bakundana nta kibazo bari gushakana rwose nta kibazo kirimo ese abakobwa twaze tuganira baravuga ati se niba bakomeje gushaka abantu bangana kuriya dushobora kuzabura natwe abagabo ibyo bintu namwe nta mpungenge mubifiteho ko umusore azajya yigirira ku muntu ufite amafaranga menshi ni ukuvuga ngo nimba umusore ashaka ufite amafaranga menshi nawe mukobwa yashake ntunaza kugana ariko se wenda tuvugishe ukuri ruriya rukundo wabonye bijyanye bya bindi muvuga ngo ibintu biba bijyanye urukundo ni iki urukundo nuko urukundo wamukunda ni ugushwiragira ku bwonko nyine ubwo ubwonko bwe bwashwiragiye ku mukecuru barahuza amafaranga ntabwo akurikiye aramutse se ari amafaranga byo hari icyo bitwaye ko kwibaza ubukwe hari ubukwe bwahoze buvugwa n'ejo bwaratashye ubwo bukwe warabukurikiranye tubwire wenda icyagutunguye muri ubwo bukwe ikintu cyantunguye ni uko uriya mutipe nyine uriya musore ni muto afite imyaka 20 banza n'umwe niba atari n'ibiri ashatse umumama usa nk'aho akuze cyane kumuruta ukamurusha imyaka irenze 20 wenda umuntu yakwibaza kuri weho wabikora nawe wamushaka tubwire kubera iki utamushaka impamvu namushaka ntabwo njye nawe najya gushaka umuntu ungana na mama urumva nta cyubahiro kiba kirimo nyine mu ndangagaciro za kinyarwanda ntabwo byashoboka yewe giti cyane ntabwo nashaka umukobwa ndusha imyaka kubera ko nyine yajya gusuzugura urumva yagusuzugura se ashaka gusuzugura bitewe no kukuruta nyine umuntu umugabo akaba ari umuntu uri responsable w'urugo ari we muntu mukuru kuruta umugore we reka wenda tubaze n'uyu mukobwa ubukwe buriya bukwe bw'ejo warabubonye
icyambere n'urukundo karabishimiye barabaye abantu baravuga ngo ni umukecuru ariko umukecuru yamukundi ko ari umukecuru okay nihe myaka y'umugabo utarenza ku buryo wavuga ati uyu mugabo rwose twajyanamo ngiye ku myaka mfite abandusha basi 5 kati 5 n'itatu aba yakurusha nka 15 okay avuga ati rura ntarwo ari urukundo umusore yakurikiye bya bipangu umugore afite yakurikiye n'imitungo ari afite ari wewe ubundi byakubaho rura rukundo nabo bana warugira nge uko mbyumva numva nyine urukundo ntabwo rukwiye kurinditwa n'imyaka imyaka yose nge n'uwijana nta mukundo turabukora umwaka ariko se buriya tubwize nk'ukuri ni iki gishobora gutuma ukunda umugore wenda ukurengejeho nk'imyaka 25 wenda ashobora kuba ari umukobwa yarabuze umuntu bashbana ariko se ni umugore uriye nawe wamukunda amarangamutima akaza koko mukabana umugore nyine aramutse yujuje ibyo ibisabwa kugira ngo nkunde umuntu nta mpamvu yambuza kumukunda rero abavuga ko rero yakurikiye ibintu ubona yarakurikiye urukundo abavuga ko yakurikiye ibintu wasanga baraganiriye akabibabwira ariko ngiye nk'uko nabibonye nta bintu ni urukundo ibyo bintu ni inyongera turagushimiye cyane nawe urakoze tubaze wundi ndera reka tubaze uyu mugabo nawe ndabona ari bera ngende umunyamakuru ahubwo reka dukurikize urawe tubamaze atubwire kuri wewe wenda sinzi niba ifoto bayikweretse ukuntu bari bameze ariko waba ubonye umugore amurusha imyaka myinshi hafi 20 n'ingahe ubwo bukwe koko bumeze neza bumeze neza kuko umugore yarushije umuhungu imyaka kuri wewe wumva yagakwiye kuba afite nk'imyaka ingahe yagakwiye kuba afite imyaka nka 19 ese abantu benshi bagiye bavuga ati uyu muhungu ntabwo ari urukundo yakurikiye ibintu yakurikiye amafaranga ntabwo yakurikiye aramutse sara amafaranga byo hari icyo bitwaye birusebya gute se bigaragara ko ashaje umuhungu yasebeje urubyiruko kubera ko yashatse umugore akuze cyane mu Rwanda ariko ubanza mutari mubimenye ahandi biraba ntabwo biba nabwo iyo bibaye umukobwa yaguze umusore none se birapfira ko biramutse bikomeje se umusore akajya yishakira umugore ufite amafaranga menshi hari ikintu bitwaye se abakobwa rero cyangwa nabo bashaka amafaranga muravuga ko yakurikiye amafaranga abakobwa rero noneho se niba bigenze utyo tukajya tubona abagore bafite amafaranga bizagenda uteze abantu benshi baravuga ati ni urukundo ariko ntabwo ari urukundo gushimira koze bakundana nta kibazo bari gushakana rwose nta kibazo kirimo ese abakobwa twaze tuganira baravuga ati se niba bakomeje gushaka abantu bangana kuriya dushobora kuzabura natwe abagabo ibyo bintu namwe nta mpungenge mubifiteho ko umusore azajya yigirira ku muntu ufite amafaranga menshi ni ukuvuga ngo nimba umusore ashaka ufite amafaranga menshi nawe mukobwa yashake nunaza kugana ariko se wenda tuvugisha ukuri ruriya rukundo wabonye bijyanye bya bindi muvuga ngo ibintu biba bijyanye urukundo ni iki urukundo wamukunda ni ugushwiragira ku bwonko nyine ubwonko bwe bwashwiragira ku mukecuru barahuza weho se aramutse ari nk'umugabo ni uwuhe mugabo utarenze ikigero cy'imyaka wenda ugiye gukundana n'umugabo ungana utyo wenda ufite nk'imyaka ingahe nka 23 wenda cyangwa 20 dafite 20 ugiye gushaka umugabo ni iyihe myaka utarenza kuri weho buri muntu agira amahitamo ye nk'uko uriya musore yagize amahitamo tugendeze njye ku mahitamo yanjye rero umuhungu urengeje imyaka 5 andusha imyaka 5 umuhungu urengeje imyaka namba numva ntabwo byavamo afite vewiti yaba ayifite nahise ubwo najya gushakana n'umuntu ungana na papa se ntabwo biba yaruguteruramo sha reka tuvugishe ukuri wenda ni nk'iyo myaka tuvuge guhera kuri 35 40 umugabo w'imyaka 50 waje yakagutereta wabyemera ntabwo nabyemera ntabwo nshobora kubyemera kubera iki se nakubwiye buri wese agira amahitamo ye
ku mahitamo yanjye rero umuntu urengeje imyaka 29 ntabwo twabana. Turagushimiye cyane urakoze. Nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.